Yo narababwiye munca intege muvuga ngo nta hantu nzagera, ngo nta kintu nzimarira, ngo nanze gukora ngo utuzi ngo twanyu, ngo nanze kujyana namwe ngo mu tuzi, ngo yewe ngo nyine ngo ubwo ngo narakubiswe. None ibi ni ibiki ndi kubara sha? Ibi ni ibiki ndi kubara? Banza urebe wowe, dore mura ipinda bayita rwabunga wowe. Umva ndababwiye ngo ntacyo murabona, benshi muri mwe nta nubwo muranakora ku dufaranga nk'utu ngutu, ariko icyo mwirwa muvuga umuntu hererere ngo yanze ngo kwinganzwa. Umva nimukore, twebwe dore turi kubara umufungo, wowe. Kandi twebwe icyiza cyacu, iyo imirimo yacu ishimwe n'Uwiteka, turatembera wowe, dore imifungo iba yinjiye, turatembera tukajya kuryoshya nk'abandi bakire. Twe tubayeho ubuzima dushaka, ubuzima bwanjye mbubayeho rimwe, ntabwo nzabubaho kabiri. Nindamuka mpfuye bizaba birangiye. Rero wimbwira uko ngomba kubaho, winyigisha kubaho nkawe. Reka mbeho uko nshaka, uko njyewe ndi unique. I'm different from your thinking. Differentiate me from other you think. Iyi si umuntu avuka rimwe, akabaho rimwe, agapfira iyindi rimwe. So rero winyigisha kubaho uko ushaka, kuko niba utekereza utuntu dutoya duciriritse, njyewe ntabwo ntekereza ibintu bihwanye n'ibyo utekereza. Ntekereza ibintu bihambaye, ibintu biri ku isi byose Imana ifite uburenganzira n'ubushobozi bwo kubimpa. So kuki wifuza ko mpitamo utuntu duciriritse nk'utwo wahisemo? Iyo nkubonye ndaguseka. Njyewe ndi muri bantu batunga urutoki mu kirere, ndi kukwereka ikirere uko kireshya. Wowe kubera ubwenge bwawe bukeya ukabona ku mpera z'urutoki rwanjye, nyamara aho wowe ugarukirije kureba, njye niho mpera ndeba. Imitekerereze yawe aho irangirira, njye niho mpera ntekereza. Nanjye aho iyanjye igarukira, niho Imana ihera itekerereza. So ubwo rero nta muntu n'umwe wanyigisha uko mbaho. Ciao ciao.